Niba uzi ko uri umwana w'umusore ufite igitsina cy'ikigabo unyara uhagaze ukaba uzi ko wapfumuje ugutwi komanyoko, umuntu azabwirwa n'iki kuzi gukora uri kuri TikTok amabere n'amabuno wayashizeho impamvu mubona abagore bagira ubwibone ntabwo ari icyaha nuko aribo babonanye na Satani bwa mbere kandi yirukanywe mu ijuru azize ubwibone. Umuntu nimba musabye akamatanguye ibyo bituma njya kuvuza induru mu rusengero ngo umugabo ngo yanciye inyuma, umwana ntaho namujyanye, umuntu ntahaye igihumbi akabari namujyanye mozi serivisi akemuye iminota ingahe, ibyo bituma wowe God have mercy upon us. Ejo bundi ko nabonye bagufata ku gapipa inzovu. Ubwasuze byabaye kuri Pacifique niyagiye akurikiye 205 by'umugore yageze ko ageze bagejejeyo n'umukobwa mukubitira umupura kwa kundi ubugeze ku byishimo amugabira moto aramubwira ngo moto Ipo igeze hano itako ryose rikarikwe ni mu munsi mukuru yambwiye ubukwe nose umunsi ubukwe yashohoje no kukwambika ubusa. Indangamirwa mpomoye bwa mbere ukorera amafaranga kujya mu gitondo Iyi ngoto yaravuye mu kanyoko. Ariko kanyo uzi umuntu uruguhirika uwo ari we mbana no nkubwira n'ukundi munsi nje nta bantu bampenuraga dadawe kujya wambara ikariso y'umukara, umukobwa wambara ikariso y'umukara n'iy'umutuku aba ari umunyamwanda ushobora kuyambara icyumweru. urebye nabi nje nakuje ngenyura urukumva atavana we nta muntu ntabwo wandenza amavi. Njyewe umuhanuzi nemeye n'umwe ni umuhinde wampanuriye duhuriye kuri Alpha Palace. Nakubwiye iki? Umuhinde yampanuriye ibintu byose umuhinde ni umurozi, ni umuhinde w'umupunjabi, ni umurozi wowe n'umurozi ntacyo icyazama nkongera ngahura nabo ni umurozi. Hari ikindi kintu maze kuvumbura ku barokore mu ndebe hano ngiye kukivugira hano musoze dusenge. Usura umurokore kandi murabizi ko abarokore dutegetswe duhora mu masengesho. N'ubu ngo harimo abantu batariye kuva mu gitondo no kuvisha kubera ko bari arabwenge. Wasura umurokore akakwakiriza ibizi amazi ubwo nibwo busirimu uriya busambo mwabukuye. uzi ngo ubungeni ndi wangira amarene urumva hari kanzu bambara zitagira amaboko urumva nkishyiramo n'amabere yonkeje bari abakobwa banjye n'abahungu bakabona ntabwo bigize bite ntabwo bifite ifoto ivuga rero nitwazaga ngo ndi superstar ngo ni umusitari barabankubise ipingu iminota 0 ubusitari bwahise bunkamukamo ntangira kuvuga ikinyarwanda kiri sereri y'amaringa rero sarankamana bagashaka umwana muto uzi kwifotoza ashyize akaguru inyuma akamanika ariko utawuze kunshakira babandi bifotoza bataye akaguru karaka nuko guhagarika akaguru kamwe ugasigara umeze nka sakabaka yabeshye nako isake yabeshye sakabaka ati baraguca akaguru bakaguhihaho akabona yagateye ngo niwe marene akanyonge kera abantu babaza ko ari umugabo wawe. oya imyana ari umugabo wawe wamwemera ahubwo so yanyemera reba ukuntu ari kundeba ukuri n'iki uvuga amagambo y'ukuri Imana ikongera umugisha ikongera ukumeze iguteranye n'abantu bose bashaka kugira ngo bakurongore utabishaka. Yewe ntabwo mbishaka rwose ntabwo kuri iki kanyonge witwa mwemera ntabwo ushaka kurongora umuntu nawe urabizi ngo kubera ndeshya gutya ano ni muganga ngende gakwege
Yego ni muganga muvugana. Nyine muganga urumva mfite ikibazo cyo kwibagirwa vuba pe. Cyatangiye ryari se? Ibiki? Hako nani ndashaka kubaza. Nuba wakuze fata imyanzuro. Mwabasore mwe muri ahanze. Ibintu bya wamaye mwigize bamfungurira. Baraguha iki? Ngo ndi mama abazunze. Wamaye wazaje kuzo. Wamaye. Niba biriya jambo utarabwirwaho. Ni menshi. Nta muntu uranyitanya kubaho. Ntawe pe. Batarashaka inama nabagira. Umuntu kwereka ko ibyo bintu abyihunza ngo tuzabikora twarabanye. Banza umenye ngo ntago arabikora. Ese niba yarabikoze ni yihe mpamvu yabihagaritse? Eyida abikora nabi bakamucikaho cyangwa ifitemo icyo kibazo cyo mu buriri cyo kuma, reka mbivuge gutyo sibyo? Hari ugiye umukobwa afite ikibazo cyo kuma, buri mukungu wese bakundanye baryamana agahita mwanga. Hari udusengesho mujya musenga tw'abana ngo mana ngo uzabikore ngo uzantabare ngo abanzi banje bakiriho. Hari ubwibanza yabaritagura ikabona ubugutabara. Zuba mutoza ryita san inyenyeri bayita star nanjye ndi star. wese uri inyenyeri Ntabwo umwe mugenga ngende umwijima ndi star. Ariko niba umusore ashobora guta umukobwa ngo nuko yamuteye inda akamureka kandi tukabiceceka bikaba nka nta cyabaye. Kubera iki umukobwa guta kubera ko wakennye warangiza ukisaza. Abakobwa dukora amafaranga abagore. Umva abagore no gutwita tukabyara turabyemera rwose ntabwo twabishyizeho. Ariko nanone abagabo mugomba kugira amafaranga abagore bakayarya. Wambwa kwisezanga abagore bakunda amafaranga abakobwa bakunda amafaranga. None twumvikane tubigendanemo neza. Amareke mutazango. Itonde yakamwana bayimwe. Wahita se nono urakira ntabwo nkiyane bicana uko kabuno kangana n'irobo y'ubugari ngewe yakabogara rwose nabuja rwose urakabije Ikintu dupfa nuko ntagira nyashi. ko nangwa nadusabe wanjye burya ibuno aragerageza Tanga nibyo ngo iyo wihaye kuba umuntu w'ingirakamaro uri umuntu abantu bashima ngo nturamba. Yego ikintu kizima no kwibirikiraho iwanyu bazi ko nta kintu bari bukwake. Bakubwira ngo nyokora arwaye ngo ni ikibazo ugahita ukupa. Abakobwa ni nk'ikigori cyokeje. Kwa kundi rero ujya kubona ukabona nk'umukobo yaraje nawe arateye gake gake ngo ameze nk'aho umuntu uri muragi ikigori akakirya agahunguraho umurongo we agahereza na mugenzi we n'agahunguraho uwo murongo. Ni kwa kundi ukunda abakobwa bagenda banyurwamo n'abahungu benshi bameze rero nka cya kigori kirimo kiraribwa cyokeje. Nguzi wambwa cyo ukora abagabo bacu turabashyingura. None se umugabo araza umugore niyiri wakora nakazagira buri abagore bakora nta mwanya w'ibyo ngibyo nakubitekereza ni gakeya. Urabyumva? Baza ari ukuzuza inshingano z'abashakanye bose babananiwe nk'ibikoko bya koroyiro. Kibabaje se aho filimi irangirira ngo naho noneho hahita haboneka inzira karengane izigafata igitiritiri. Iki gifaransa pe wigeze ukimenya? Naracyo mvuga ariko icyandika ntacyandika. Mbwira nandika iretse kwirukana mu gifaransa. Yandike yandike rwose yandike. Ngewe yakamwana mwisigara ariko nta muntu ushobora kwimisigara kuko nanjye njya ndisa. Uretse ko hari umuntu ushobora gusa hari umuntu nigeze gusa bisigara shanyishonje ndamubwira wambe bari kwama umwotsi koko ngo ndi gwese kugira ngo ntabiki arimo wenyine
ageze no kupamba arayikandagira gutya Mumbali naga katorko ye ariko mana kuri komine Nuwe murongo wa muri Bibiliya uzi? Ntawe nzi. Nta murongo n'umwe uzi wa muri Bibiliya? Ntawe. Oya. Nariko haranditse ngo utarabikoze namutera amabuye. Mani the Ben ni inkingi idapfa gusunikika. Icyo cyo kimenye uri guti nyuma ya Huye. Niyo mpamvu twimanukiye. Muzute umufata gute? Ni umuntu w'umunyamarira nkanjye. uduture wanyuzemo uvuga mbwira amagambo uvugiye kuri kiriya gikorwa bigeze kuri finali kabisa uba wumva ubushagarira wumva sheri we sheri manika amaguru manika mu kirere manika sha manika umuhungu bigira gutya abakobwa ni benshi bahesha wanjangwe Navuce muri Gicurate abantu bakunda kurwara ibicurate mu mazuru mu kwezi Gicurate muri Gicurate Go uri umuyobozi kokara yindi wanyu kuri we nagusabiza nagusandaza umuntu azabwirwa n'iki kuzi gukora uri kuri TikTok amabere n'amabuno wayashizeho ugura internet n'umuriro ngo utwereka amabuno abahungu nabo batwereka ukuntu bari mu kabari banywa inzoga zihenze umuntu azabwirwa n'iki kuzi gukora ntago ndongera kumva umuheruka ageze heza yarageza nagira amahane nka ya nyina bizaba ari uruzungu noneho se bungubu ngira amahane koko mana cyangwa gakuzovura inda y'umwana rero itabi nka nyina hatabe kumwezi igiye mu itabi nzovu mama ndashaka kugusaba inkuru umbabare kandi ndakwinginze nk'umubyeyi wa mama ntabwo ntuye hano ariko uri umunyarwanda ni ikintu ushaka kwibariza nk'umuntu udatuye hano mama nk'umuntu ugine nk'umuntu ukuze oya utatuye ni ikintu ushaka kwibariza nk'umuntu utatuye ariko nk'umunyarwanda baze ibyo mu kagari ibyo nkora ku kagari aha ukora muraho neza reka duhagara ahantu heza ho hameze neza oya nta n'ikintu cyane urabishe none se uranze se ahubwo wowe nta n'ubwo namaze gukora consultation namaze gukorera igipimo consultation urabishe yihe nyine urabishe irihe jisho yakubonyemo ubuhiri bana yanjye ubwo uzapfa ryari ndabitegura mbipanga mbishire muri gahunda nimbona mbonye akanya nk'ejo cyangwa se wenda ejo bundi ndaje kwiyahura yasikubamara umugore uzamubamaye ngo umumerere neza umugereze ku ngingo ntabwo byakunda izagira uwo mbwira angazarire reka azarire bake abandi bareke kurira ubundi uba wariye mwa aka ngaka ko ugahuje ni nk'umubu uha urebe muganya arimo arasaba ibyuma usanga tumeze do ni nakuma nashima genda ubabwire bakazana ubundi amagambo aboneke cyane gakomeye nk'amabyimeshi niba uzi ko wapfumuje izuru urimbwa rubebe yayindi igenda imoka niba uzi ko ucyambara nigina bodaboda ugashyiramo isogisi ukajya mu bantu komanyoko wa maco wa majwa we abana b'abasore mwitesheje agaciro my friend ukabona umwana w'umusore ngo afite direde ufite direde nkihi Mama Dudumbu ya uramuzi Mama Dudumbu ya muri Senegal warasaze no wahe kandi ngo ubu ni umunyamakuru muri industry